nk'uko byanditswe ndetse byanahanuwe Those souls who once uwo walked upon munsi the earth realized that ntabwo the day of bidahagije judgment has come. abapfuye nibo bazahita bazuka mu kanya kuko buri muntu wese uko umuntu apfuye burya ntabwo ariko ahita ajya mu gihe cyangwa ajya mu buzima. Roho yawe ishobora kuba yajya mu wundi mubiri ariko ku munsi w'imperuka abapfuye bose bazazuka kuko ari wo munsi wa nyuma, ari nawo munsi wa mbere abantu bose bazajya mu ijuru ndetse abandi bagakatirwa urubakwiye. Niyo mpamvu rero ugomba gukora neza uko byamera kose. Uwo munsi abapfuye bazazuka kugira ngo urubanza rutangire, abajya mu ijuru bajyeyo, abakoze nabi nabo bajye kwa Satani kuko azaba bategereje urubanza ruzatangira. Icyo gihe bazavuza impanda mbere y'uko urubanza wakoresheje silver ndetse n'ubutunzi wahahaga hawaye imbaraga zawe nta n'umwe wigeze ufasha. Ninde wafashije? Nta n'umwe. Rero ugenda ukatirwa urugukwiye. Iyi ni collect.